Hello my friend, reka mbanze mbasuhuze amahoro y'Imana nakomeza kugenda abana namwe gatanu ku kandi. Iyi modoka ubona nicayemo ushaka kwibaza ati se iyi modoka ko isa neza muri salo ni ubuhe bwoko? Urayibona burya ndi kugenda utumva icacetse gutya imodoka ntivuga, habe na gato ntivuga. Imodoka ni urwembe, iyi ni hardbody, ni modoka yo muri 1996 double cabine. Hari inyuma urabona ifite keserieri, wapakira nta kibazo kabisa. Ibintu byawe wayikoresha akazi kose gashoboka, washaka ukanayitemberamo. Ifite sala yumutse, dore imodoka ni VIP. Reba neza buwate yayo, wayibonye buwate yayo? Reba imodoka ukunisa, reba imodoka ukunisa, wayibonye? Reba iyi Nissan ukunisa. Reba kilometraje yayo, reba muri taburo yayo. Imodoka iracyari shirumutse, irumutse. Reba salo yayo nicayemo, nicaye muri salo ya VIP. Reka nigende. Ushaka kwibaza ngo impamvu imodoka itavuga ukagira ngo nariparitse cyangwa izimije. Oya, ndi kugenda. Wayibonye? Kangende wirebere umuduga kuri miliyoni 5 n'ibihumbi 500 yonyine. Uhita uza ngukubita ino modoka. Harimo n'utuganira ariko dukeya. Aserasi twayiguze ejo, tugura amezi 3 haziga amezi 9. Controle yayo izarangira mu kwa gatanu 2026 mu mwaka utaha. Imodoka iraryoshye, ni urwembe, sibyo? Sohokamo nyifotore mbereke neza. Reka nze sohoke nyifotore ahantu hose mbereke. Nayigereyeho apana kwa kundana bavuga ngo mbahaye imodoka, ngimodoka ngo ntayizi, ngo nkabatungura. Ni uyitwaye, reba. Nta n'umuntu turi kumwe, nta muntu turi kumwe rwose. Ntuzavuge ko wamburanye imodoka, ntuzavuge ko ari ikintu wabuze, sibyo? Iyi modoka wayikoresha akazi kawe kose ushaka, wayikoresha muri business zawe ukayitemberamo. Ikirenze kwibyo ni ukuntu yifitiye akasaro keza. Wayibonye ariko? Reba umuduga ariko kunusa. None ikintu gitangaje, ifite buwate, dore buwate yakunisa. Reba salo yayo, reba radio yayo. Wayibonye ariko? Parafo yayo, reba parafo yo kuntu imeze. Imodoka irumutse, ibintu byabo byose birakora nta kibazo, sibyo? Kamodoka ni keza. Imodoka ni nziza my friend, birenze uko bitekereza cyangwa se nanjye uko nabitekerezaga, siko mbibonye. Ifite moteri gwagurukani muri 2 cyangwa se 3. Nta hantu hamwe ushobora gukoresha rimwe. Imodoka nishya, nuyigera ugasanga hari defifite. Ariko ubu ndi kuyitwara, ibintu bijyanye n'akarange ushaka warireka nta kibazo, na controle ntibakubaza iby'irange. Ariko akarange ushobora kugakosora ukakaritusha nta kibazo. Imodoka ni nziza. Reka nze njye inyuma mbereke ibyayo noneho neza. Uhita uza turayisanga imuhanga cyangwa se umamagare nyikuzanire imodoka uyigure, uyishyure nta kibazo kabisa. Muhamagare duhure kuri 078 97 41 42. Niba uri umunyamugisha rero, ubu reba nibere mu mikuku, mu misozi. Dore mu misozi. Yes, mumeze neza cyane. Ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana nakomeza kugenda abana namwe gatanu ku kandi. Iyi ngiyi ni hardbody, none Nissan mureba. Reba salo yayo. Reba salo yayo, wayibonye? Reba vora yayo. Narababwiye ngo iyi modoka ngomba kwitanga kuri miliyoni 5 n'ibihumbi 500 zuhita uyitwara kabisa. Ibyangombwa Aserasi. Noneho reka mbanze magarare mbabwire neza. Aserasi nayiguze ejo nibwo twaguze Aserasi. Imodoka iri kwaka ntivuga, ubu ngubu iri kwaka. Ushobora kuba uri kwibaza impamvu itari kuvuga. Iri kwaka. Reka nyizimye wumve, sibyo? Ubu ndayishimije. Noneho reka natsi imodoka wumve. Iyo yaka ntivuga, ubiri kwaka. Wayibonye? Sasa my friend, nibwo bwa mbere mbonye imodoka shya muri buno buryo. Reba ibikato bya, reba salo yo kunisa. Wayibonye? Reba buwate yayo do. Reba buwate yayo. Imodokari ni shyashya ku rwego utabyumva mu pe. Reba parafo yayo kuntu imeze, sibyo? Aha. Ngira ngo mbere ya byose reba inyuma dore ukuntu hameze.
imodoka ni double cabine, sibyo? Reka twigendere tugende tuganira mbereka imodoka. Ya Rabbi mashallah, imodoka ni nziza birenze uko byumva pe, ni nziza cyane. Assurance twaguze amezi 3 tuyagura ibihumbi hafi 90 hafi 100. Ruvango uzatanga ibihumbi 100 nawe bagukubita andi mezi. Nari magaze ngiye kwangaja ubona ko ndi kugenda fata video. Modoka yo nishya my friend, modoka nishyashya uyiga y'ibindi ni sandefo. Imodoka nta mastiki iteye, imodokari nta kibazo na kimwe bayibonana, irafunze mu mapine anga uri kureba. Narindi kwese ya mu duhanda tw'ibitaka turi ahantu inyuma kuri kaburimbo gato, urabona ukuntu igenda ry'imikuku urabibona. Reba umuduga. Ni indege guhaguruka ni muri kabiri, kanongere ngaruke magarare ni baraguze. Guhaguruka ni muri kabiri my friend, imodoka ni sawa. Reka nze nkore video itambitse nibwo muri bumenye neza ibyo ndi kubabwira. Miliyoni 5,500 uhita uzanga ukubita umuduga. Sasa ngira ngo niba uzi by'imodoka rero urabona imodoka imeze neza cyane. Reba saro yayo ukuntu yumutse. Noneho ikintu ngiye gukora ahangaha, ngiye kwatsa imodoka. Ariko mbere yuko natsa imodoka reka mbanze mbereke taburo yayo, nako taburo yayo imeze neza kabisa n'urwembi. Ubona ibinyoteri birakora kabisa. Ibinyoteri ubona ko bikora, taburo yayo ubona ko ikora kabisa nta kibazo. Dore ikinyoteri cya mbere, dore cya kabiri, sibyo? Dore double kinyota, double kinyoteri. Wayibonye? Sasa reka nkoremo double kinyoteri. Ngiye kwatsa imodoka, sibyo? Niba uzi by'imodoka urabizi. Ahanga imodoka ndakijumva kitavuga. Hano ubona nakabaye kizamo vitesi ya mbere, ariko reka shiremo kabiri. Tugiye kugenda mu musozi. Urebe uyu ni umusozi ngiye kuzamuka, sibyo? Nanjye sigaye byarancanze. Noneho sigaye magurukira muri frame. Noneho sasa kugira ngo urebe do, ubona gutya ushyizemo vitesi ya mbere, sibyo? Ubu ushyizemo kabiri. Tugiye kwihagurukira tugenda urebe. Kandi ubu ngiye kuzamuka umusozi. Urebe muri vitesi ya kabiri, imodoka ihagurukira muri kabiri. Ubu ndi gupanda uyu musozi, urebe muri kabiri. Urebe neza. Dore imodoka ngiye muri kabiri. Ubu na gatatu ushaka nashyiramo nta kibazo hano ikazamuka. Ariko mu rwego rwo kwangiza imodoka uba ugomba kugendera muri vitesi nyine ya nyayo imeze neza. N'uburyo ndi kuzamuka nyine ni mu buryo bworoheje gake nta kugira ntiyangiriza imodoka gake nkata mu mikuku ahantu hazamuka ngira ngo uri kuhareba. Ndi kuzamuka umusozi. Nakubwira ngo Mr Peace ninjye nyine uzaguha ibikwiriye. Miliyoni 5,500. Tukakunywera esase nta kibazo na kimwe rwose wagira kuri iyi modoka. Noneho ibisigaye wamamagara tukadiringa. Reba ndi kwizamukira umusozi, andi gupanda umusozi inshuti yanjye. Muri kabiri reba bimwe bavuganye imodoka ngo shyiramo rimwe ngo ugende waguruka ngo urwana. Dore ndacuramye ahangaha. Reba dore umusozi ukuntu umeze do. Noneho kugira ngo ubyemere ndi kugenda imodoka. Sasa bwe turebe, simpuye n'imodoka hano, simbaye nk'uhagarara. Urebe ndatanga inzira ngenda umusozi ngiye kongera ngo uzamuke. Reba kuri buwate nta kintu ushizeho do, imodoka iri guhaguruka muri kabiri. Wabibonye? Kandi arazamuka. Sha imodoka nagiranyemeje. Sasa reka ntere ku ruhande ubundi nze nyamamaze noneho mbibereke neza bya nyabyo. Reka nge hano ngiye kujya mu marembo ya padiri, ntabwo nari kumukira. Reba ibintu ndimo gukora
muri vitesi ya kabiri. Iyi modoka irantangaje nanjye pe, naragenze ndabona kamvemo. Ubona iyo ariyo mutajyaho ni kubatubura si yayindi niyo tazama. Ayibonye miliyoni 5,500 byonyine uhite uza ukaraguye umuduga. Dore amapine yayo ni mashya. Wayibonye ipine y'inyuma, reba ishati yayo. Ni igisobanuro cyuko nta pine nimwe wagura. Reba, nta pine ushobora kugura. Reba saro yayo noneho nyikwereke bya nyabyo. Wayibonye saro y'inyuma. Shahingi umuntu wigora bayitoraguriye. Reke babandi bazavuga ngo imodoka ngo nshaka ngo imeze gutya na gutya, batazi kureba iby'imodoka. Reba, zino modoka inshuro nyinshi ukunda gusanga pedale zazo zararangiye. Ubwo pedale ndavuga hari imbere, reka nze mpabereke fresh. Reba pedale yayo mu rwembe n'uburyohe, ni sandefo abe n'agatoya kabisa. Vora iri ibumoso, bamwe bambaza ngo vora ngiri he ngiri buryo ngiki niki. Imodoka ifite pare-choc nziza, ukuyibona nta mastiki iriho papa, nta mastiki iriho. Icyo cyo tubanza tucyumvikane. Hari umuntu wigeze kumwanga arabona akantu kameze nko nk'akarasire muri taburize ngo yabaramenetse. Hari ibyo ubona, hari ikintu na kimwe ubonaho kidasanzwe wambwira ngo dore n'indi pine y'inyuma none yo ku rundi ruhande. Mapine ni mazima, nta byo kuvanguragura amapine. Reka nkwereke munsi hayo. Reba, bimwe muvuga ngo imodoka ngimera amavuta biri he. Reba dore dododo, ari byo ubonamo. Imodoka irumutse, nushaka ushyira kuri force uko ubishaka. Ushyira kuri force uko ubishaka, imodoka irumutse ni sandefo, nta kibazo na kimwe ifite. Uko wavuga kose, icyo wazana cyose, impamvu zose wazana, cyese utuntu nk'utu ngutu wenda wareba ukajya uvuga ngo utungo ni ikibazo kandi ibi ni ibipira urabigura Nyamirambo ugashyiraho, cyangwa se warekeraho n'ibicyaho ugashyiraho turange. Ibi byo nibizi murabona. So urumva nanone ntago yabura utudefo na dukeya. Dore indi pine yayo ni shya, wayibonye. Noneho sasa reba keseri yayo ukuntu ingana. Reba keseri yayo ukuntu ingana. Ibinyuma anze murikemo nako aho shyire murebe. Modoka n'uburyohe. Ubwo urambye ngo murike no ngo shyiremo no musu urebe, shooting mo musu urebe. Dododo dore bonye reserve yayo wayibonye. Iyi niyo reserve yayo. Umpamagara umpatike tujye Muhanga. Asa rero reka mbereke moteri yayo. Ndashyira muri toroshi murike rwose urebe. Moteri yayo irumutse. Moteri y'imodoka irumutse, wayishinja ibindi kuko yani ifite moteri iryoshye kabisa. Iryoshye birenze, ntushobora kubona ahantu ngo yavuye amavuta, ushobora kubona ikibazo na kimwe yagize, nta hantu hamwe ya hydraulique. Ikintu cyose ushaka kurebaho kuba wavangura inenga ngo yazanye utuntu tw'utuvuta do. Reba neza witegereze. Moteri irahumura wagira ngo irimo ifu. Modoka ni sawa kabisa. Moteri ni urwembe. Aha. Kubera ko bwije mumbabarire kabisa, ntabwo ndi kurebamo fresh. Imodoka wumva utabishaka kujya Muhanga umamagara nkagizana ugashyira message, nta kibazo waba uri hose. Ni 078 97 41 42. Yo niyo nimero wadushakaho. Rero ngira ngo shuti bakunze b'Imvura TV mwese dusanzwe tubana umunsi ku wundi kuri no platform. Hari ibintu byinshi twakomeje kujya tuganiraho. Nababwiye ko ndi umunyamugisha, nawe uri umunyamugisha. Ushobora kubusenya mu itorero ry'abanyamugisha. Niba Imana yarakugire neza ukamenya Imvura TV, Imana ikakugira neza gahabwa umugisha wo kumenya Mr Peace, nzagutungisha imodoka ku mafaranga make. Iyo ari yo yose ushaka niya meshi nzayiguha.
ariko iyi amafaranga ufite ntutinye kumamagara ngo mbaze nge aya ngaya bayemera. Ifite inkonde 3 wabibonye. Nukuvuga ngo ni double cabine ariko ifite kesireri nini. Modoka ni Jeep ubona ni ndende, nta kibazo na kimwe ifite. Rero Imana niba mugisha, ndabakunda cyane. Ibisigaye mumagare kuri telefone tudiringe, harya ngo urashaka nongere nkongeze saro rebe. Dore ni izihe modoka wigeze ubona zifite vora shyashya gutya? Muri vora hashyashya gutya, tabura imeze gutya. Iyi modoka ndumva naguma nkayitaka nkayivuga kuko ntisanzwe. Reba boîte nabiberetse kuva kare. Niye modoka wabonye ifite boîte iryoshye gutya. Ewe gawe, dore parafuno njye nyikwereke. Imana niba mugisha rero, mamagara kuri nimero duhure nahamukanya umbwira uko byifashe. Asante sana zaidi. Safari mbaya sana katika mwendo wa dunia. Kana tunakupenda sisi sote tunakupenda, wanadamu tunakupenda, kila siku tunakupenda tu. Nakwizera nje wenda kukunda mana Jehova. Mimi nakwaminia. Reba uburyo imodoka iri umuhanda. Reba uburyo imodoka iri umuhanda wabibonye. Mimi nakupenda kila siku. Reka baze kiremo vitesse sharp. Anga mise nikubitiramo 5. Yari tagiye kunyiyama ti wa mugabo we wamba mariye. Mr. PC. Ni mu mihanda y'Imuhanga. Nagiye kwesaya modoka yanyu mwabanyamugisha. Ni wowe wifuza mana. Bisigaye rero mani duhana umugisha sibyo? Reke turebe uko bizagenda. Sasa sinzitinya Jehova. Uhindura amateka bikagaragara. Imibabaro yanjye ni wayinaniwe. Uhindura amateka bose bareba. Imibabaro y'umuntu ni wayinaniwe. Nakwizera